kwa munsi tuwazanira umutumirwa ya masaha mukunda nebutsa kubasuhuza ni aka Israel n'umutumirwa wanjye ndi kumwe nawe Junior Kado Bugenimana. Junior Kado Bugenimana. Bugenimana. Yego. Bugenimana ubukise. Ndabano ubugingo ubuzima byose. Bugenimana nyine ubuzima byinshi. Isone byinshi. Ubugingo ubuzima byose. Bro ukunda Imana cyane se? Cyane. Uranayikorera? uko umuntu ashobojwe ntago wenda avuga ngo ndayikora cyane kuruta abandi ariko uko umuntu ashobojwe akora imbaraga ze afite uragerageza uri umuhanzi uvuga butumwa ndagira ngo ubwire abakunzi bacu badukurikiye mbibutsa gukora subscribe like comment ku biganiro byacu abatumirwa bacu nyine mwakunze mukatubwira tukongera tukabagarukaho mbibutsa n'abantu bakunda ibintu bya video production ubukwe abantu bakeneye akazi mbibutsa kugana Alice Film bikabafasha nimero turaza kuzibereka aho hasi nabyo mu bikurikirane neza none se Junior Kado kugira ngo abantu badukurikiye babashe kumenya Junior Kado kugira ngo rero komeze utwibwire no mu bundi buryo abantu badukurikiye buri muntu ki imyaka ingahe dukeneye kumenya umuryango uvukamo umwana wa kangahe k'imyaka kavuye kugaruka gusa nika Junior Kado ko navuze Bugenimana akwe n'indi zina bahanzi ndamuresha bita Junka nuko ni Junior Kado na imwe Junka 250 nibyo nkoresha kuri IG yanjye ndo umusore nko mubibona mvuka mujyango w'abana barindwi ndi wa kane n'abasore batatu n'abakobwa bane ndo bari imyaka okay imyaka yo 22 imyaka 22 ndumva ukiri umujene mutoya ariko ntabwo uri mutoya urakuzemo imbaraga z'igihugu kandi zubaka vuba kundi igihugu cyane ikindi ndumuvuga butumwa nyine nko bivuze mu buryo bw'indirimbo yego mu bw'indirimbo n'ibindi mwamacobaje nabikora ko gukorera Imana n'ibigari biragutse cyane ndumuramyi rero mu buryo bwo guhimbaza Imana hari indirimbo mfite zasohotse ari n'izindi tutarakora ariko uko bitajya bigenda byaguka tugenda dukora ngo dukorezo ku bantu rero badukurikiye banze bumve uburyo bwawe ukoramo nyine kwimbaza Imana wumve n'ijwi ushobora kuba urahari akajwi tubikiye okay katugerageze humura irakuzi ntiyakwibagiwe hoya ntiyakwibagiwe hoya Imana irakuzi Imana irakuzi bro nakuzi cyane nanjye Imana iranzi twese Imana iratuzi iyo indirimbo yitwa irakuzi isohotse mu kwa gatanu cyangwa mu kwa kane k'uyu mwaka kuri YouTube channel yanjye yitwa Junior Kado Official niyo wayisanga sari n'indi nayo maze nkambeze mbere na produce mu komune kwa karindwi nubwo niwe na produce yitwa ndashimira nayo yego ndashimira se nayo watwumvishijeho natwe tukumva ko twashimira ndashimira bari menshi rego cyane haleluya ndashimira wancunguye haleluya ndashimira wancunguye ibyo ngibyo natwe refre ndumva umeze neza umuhungu
mfite amashimwe menshi, mfite amashimwe kandi nanayahorana. Yego. Amashimwe ni igikorwa cyacu cya buri munsi, n'ubuzima ku bantu basenga, gushima n'ubuzima, ni ibintu bihoraho, ni ibintu dukora buri munsi ku wundi. Yego. Nk'urubyiruko abajene badasenga, urabizi mu myaka tuba turimo abasore duhura n'ibintu byinshi, n'iki wakangurira urubyiruko n'abandi bantu bose muri rusange? Ntabwo ari urubyiruko rudasenga rwonyine, n'abantu bakuru barahari. Ariko simvuze nabi, mu nyumve tugendane neza, ariko nagira ngo uyu mukozi w'Imana dutandukane atumaze amatsiko. N'ubuhe butumwa ubafitiye? Gato dusubiye kuri icyo kintu, abantu badasenga si babaho. Ubundi ahubwo ni uburyo umuntu asengamo nicyo twavugamo, ariko ndakeka nta muntu udasenga. Nabyo byanashoboka ko wenda wari simbizi, ariko ikintu navuga buri wese tumenye ko Imana ariyo ya mbere. Gusenga ni ibintu bitugira umumaro, gusenga kubizera gusenga biratubura. Hari n'abasenga batizera. Yes, hari igihe umuntu akora ngo ngenda asenga, ariko by'umuhango ko nabikuriyemo, kuko by'ubu barabikora kubw'inyungu runaka cyangwa kubw'impamvu runaka, ariko akaba atizera. Ku bantu bizera rero gusenga biradufasha cyane, biraturuhura imitima. Ubutumwa rero mbafitiye rwose, dushime. Dufite impamvu nyinshi zatuma dushima, dufite impamvu nyinshi zatuma dukorera Imana. Gushima ni ibintu bikenewe cyane. Donc urabona, iyo wabyutse ugomba gushima, iyo uriho ugomba gushima. Hari benshi bari mu bitaro, hari benshi batakiriho. Gushima ni ibintu by'ingenzi mu buzima bwacu. Ndumva nta muntu wabura ikintu ashimira Imana. Ntabwo yakibura. Nanjye ndashima Imana yuko yaduhuje njye nawe, ukaba uri kutugezaho. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe. Nanjye ndashima, mfite amashimwe menshi, ariko gusa nyine nta muntu wabura ikintu ashima Imana. Ubwo ubasha kubivanga gute se umuziki wawe n'umurimo w'ivugabutumwa? Yego, nyine uko nabivuze, n'ubundi nivugabutumwa ubuhanzi, nivugabutumwa mu buryo bw'indirimbo. Mu buryo bw'indirimbo. Noneho ni mu ndirimbo gusa se? Navuze ko n'ubundi buryo umwami nshobora ndabikora, ariko njye ni umuvugabutumwa mu buryo bw'indirimbo. Muri make ndi umuhanzi wa gospel, nibyo vugabutumwa nkora. Ibindi ari igihe umuntu ashaka kubikora biri hidden ukuntu, ariko ese umurimo w'Imana umuntu yashoboka ko yawo hiding kandi uri proud. Yego, turi proud, ariko hari imirimo umuntu akora itagaragara cyangwa ikorerwa ahantu bitabangoma ko umuntu ayigaragaza cyane, ariko nk'ubuhanzi bwo ugomba kuririmba nyego bakabimenya. Ariko nyine hari n'imirimo dukora cyangwa umuntu ashojwe babiri ngoma ko umuntu atashyira hanze cyangwa atagaragaza, ugahitamo kuyihisha cyane cyangwa kwikora nyine rwihishwa tutari kuzi ko uri gukora tu. Twigarukiye ku muziki wawe. Se byatangiye gute? Wakunze ute? Wahisemo gute kunyuza ubutumwa bwawe mu ndirimbo? Urabona, njye nkiri agapeti gatoya, ndi umwana, nakuriye muri Sunday school. Yego. Nakuze ndi umuririmbyi muri korali y'abana. Turakura turazamuka, nabwo batujyana mu makorali makuru, nabwo ndakomeza muri y'abana nawayidirija. Abana nakundaga cyane. Ubwo none nageze nigaga muri primaire, ndazamuka njya muri secondaire, mu kwiga secondaire. Muri high school none natangiye kwandika indirimbo biri official, ariko no mu bana najyaga ngira byajyaga binzamo nkandika by'ubwana, ariko nyine nkandika indirimbo ngadisha korali yacu y'abana nabagamo, tukaziririmba. Nkafite indirimbo zo mu gitabo nkazihindura mu yindi melody, nabwo tukaziririmba. Ariko nyine yaga ari ibintu nakunze cyane, nakunze kuririmba cyane. Ngeze muri secondaire rero nabwo nakomeje muri korali, nkajya nandika indirimbo buryo zimwe zitanga, zimwe zigumana. Ono biba ngoma ko wenda ubwo ndangije kwiga biba ngoma ko natangira kugeza nsohora n'ibyo ngibyo. Wabaye umugabo ese ntabwo ubwo kibasha kubadirisha? Ntabwo twadirishaga ko turi abana. Biterwa n'ubu wenda rimwe na rimwe muri korali mbamo ndidirisha nkubwirisha, ariko ni ukuvuga ngo nyine iyo ubonye umwanya, hari igihe ko bibona ngo kutabikora, igihe babigutorera kubona umwanya wawe n'izindi management ifite cyangwa ukanana biri gukunda.
muri make uririmba no muri korali. Yego ndumuramya ko muri korali no bashiti mu nziramo usengera tanya mu itorero rya ADP aho tamurikiri ya mbere muri ndimi korali yawe yitwa Siloam. Hari umuntu se byibura ukwinspira umuntu ugendera uvuga ati uyu muntu nshaka kuba nkawe cyangwa nshaka kurenzaho? Abenspira tarakabura cyangwa abantu dutera courage batwinspiringa mu gukora umuntu nge nkundana yitwa Israel Mbonyi. Niwe nkunda imyandikire ye, nkunda byaririmbamo n'ibintu bintera courage muri gospel. Hari n'abandi benshi ari kwenda nimbasha kurikirana cyane bagamuranya bagaze ndakuzisura kenshi indirimbo ze nkunda kuzikurikirana iyo mbonye umwanya gusa nyine n'abandi jya bikurikirana ariko donc no kuvuga ngo niwe inspiring cyane. N'abaririmba Secular se uba wumva babishoboye nabo wenda mu buryo batwaramo amajwi yabo, uburyo bakora muziki wabo, kumva nabo urabikunze tukavuga ati uramuntu barahari nyine. Umuziki ntabwo uruvanga ni gospel gusa, umuziki ni ikintu kinini cyane. Abantu turi muri industry imwe ya muzika ntabwo abenshi barinspiringa n'abakora Secular n'abakora gospel. Uyu muntu ko afite ijwi n'ahantu bihurira ni kuri muzika ni ubutumwa buri gutambutsa, ahubwo uburyo abikoramo kuna twara ijwi rye. Abakora Secular se ni nk'abandi wumva ugati wow ni neza kabisa. Hari umukobwa wita Aline Sano kabisa. Aline Sano najwe ryemera cyane kwa neza umuziki we ndagukunda cyane. Aline Sano mu Rwanda yemera amarimba Secular? Secular mu Rwanda na Aline Sano n'abasore na Bruce Melody kunakora abaririmba hip hop nabo nawe nyaze kunda kuzikwetera cyane ko umuntu akundikanaga cyane akiri muzima ni Jay Polly wo muri Tough Gang. Rest in peace to him. Maroni Bishaman Machi. Muziki yawe se ukuntu ikora urishoboza, hari umuntu ugufasha? No kuvuga ngo ubu ngubu ni ndacyari gukora njyenyine ninjye wirwana, ariko wenda hari igihe njya mvugana n'abandi bantu gahoro zimana ndetse kampasha, ariko ntabwo yarajya ku rwego ruri hejuru, ntabwo utasinya contract nyine. Nuko wakubika n'umuntu umuntu agakunda ibyo uririmba, murakabanda gushyikira turi inshuti kawushyike muri ubu buryo, kamushake abantu bagufashe muri ubu buryo, yenda ni muri ubwo buryo, ariko ntabwo biraguka cyane ku buryo navuga ngo ufite management. Uriyandikira cyangwa barakwandikira yo ukora umuziki wawe? Reka mbivuge mu buryo ubu ngubu ndi kwiyandikira indirimbo ndasohoye naziyandikiye, ariko njye umuziki nkora cyangwa nshaka gukora Imana niba ikindije ubuzima mu minsi imbere, ndashaka umuntu anyandikiye nkabona ni sawa ntabiririmba nanjye, kandi ngize inspiring nkumva nshaka kwandika akomeza nabyo nta kibazo, umuntu akajya cyangwa aririmba nanjye nyandikira. Ariko ubu ngubu muri iyi minsi ngiri kwiyandikira gusa mbonye n'abandi. Urumva ibintu byari sawa. Nibutse abantu babashe kudukurikira Junior Kado, basha kujya kuri channel ye mukurikirane ibihangano bye niba mwabikunze. Ukeneye ko mukora sub na comment na share mukalikinga ibintu kugira ngo tukomeze tumenye ngo se tuzamubazanira bimeze bite. Niba basha kujya kuri channel murakurikirana ibintu bye, bibutsa gukora iki sub mukagera no kuri Alice Film kabahereza ibyo yabateganyirije abanyarwanda ngo kubura ubwenge kabisa. Ibintu birahari byose, hari abantu bakeneye akazi mwagera kuri Alice Film ikabafasha kubahuza n'abanyabikorwa mugatumika. Reka nsezere umushyitsi wacu hano twagize, ubundi agende asize atubwiye ibintu bimeze use ku muhanda bimeze gute. Ubundi murakoze cyane. Urabona umuziki wawe kuzamuka uko biri kose, abantu bari kunshyigikira bose mwarakoze cyane, abantu bari gukora subscribe, share, like, comments, ndabashimiye cyane mwarakoze. Kandi ndi kubona umusaruro wanyu, ari kunyandikiraho turi guha amakozi kuri telefone, komereza aho ngaho bari kunyandikira bose murakoze cyane. Bibutsa gukora subscribe, share kuri Asfin. Murakoze cyane.